Amavubi agiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin ariko se imibare itubwira iki kuko mu kanya twagarukaga ku bakinyi bamaze kugera muri camp n'abandi bategerejwe ndetse ku munsi w'ejo nimugoroba mwabonye ko bakoze imyitozo ya mbere n'umukino uzakinirwa kuri stade Amahoro n'umukino mutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin nabonye akani avuga ko bagomba gukorera amateka mu Rwanda kugira ngo bashake itike binjiza mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi 26 icyo bamenye rero mu mikino 9 imaze guhuza u Rwanda na Benin u Rwanda rwatsinze imikino 2 tariki ya 15 kwezi kwa 10 umwaka ushize u Rwanda rwatsinze Benin muri stade Amahoro ibitego biri ku gitego kimwe hanyuma ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2011 Benin yatsinzwe n'u Rwanda wayo igitego kimwe ku busa hanyuma kandi Benin yatsinze u Rwanda imikino 5 mu mikino 10 Amavubi aheruka kwakira yatsinzwemo imikino 3 harimo umukino batsinzwe na Mozambique, Libya ndetse na Nigeria ariko kandi Amavubi mu rugo yanganyije imikino 3 atsinda imikino 4 harimo umukino Amavubi yatsinze Afrika y'Epfo, Benin, Djibouti ndetse na Sudani y'Epfo mu gihe iyi Benin baza guhura iyo iri hanze ntago yoroherwa mu mikino 10 iheruka iranayerekana kuko batsinzwe imikino 6 bari hanze banganya imikino 4 ni ukuvuga ngo mu mikino iheruka ikipe y'igihugu ya Benin ntago yari yabona intsinzi ese kuri wa gatanu n'ubundi biraza gukomerezaho Amavubi araza guhagarika ikipe y'igihugu ya Benin hano i Kigali niyo mpamvu muri studio za Radio Rwanda ewe reka mbabwize ukuri nk'ubu umuntu udukurikiye mubwiye ngo turi kumwe n'uwizeye Imana Sylvestre mugara yamenye umuntu tugiye kwakira ibishoboka nuvuga ngo nawe ngira ngo hari rimwe na rimwe ajya nibagirwa ko ariko yitwa Wasili ikaze mu rugo rw'imikino ego gani ndakubwiye ko nitwa Uwizeye Imana ko nta kanyenyeri wari wankandira urabizi ko inshuti yanjye buri gihe nkubwira ko iri zina rinungura ko nta rugendo mpuzamahanga twari twajyanamo iri zina urimenye ute my friend buri gihe rino zina riranungura buri gihe rino zina riranungura nk'ubu mu bicu wasanga abantu batazi ko yitwa Nepo se Nepo Museni ko ari iryo kwisambu asana amazina yo kwisambu n'izina ry'akazi ibintu biba byamaze guhinduka iyo wambaye umwambaro w'akazi abantu bamenya iryo ngiryo nyine ubu muri 32 yawe wambaye abantu bazi Wasili cyane ahubwo ngiye no guterekaho munsi ya ujye guterekaho hano munsi ya nimero ndaterekaho Wasili 32 nayibohoje Wasili umeze neza yego mwaramutse neza mugaragu mu gakote keza cyane abantu ntago baba bagize umwanya wo kumenya uko mwambaye kote ryiza cyane umutumirwa nakira muri studio agatangira gukora description iberi mu ishati nziza cyane Nepo nuko bigeze kuri mama arigo gati nanjye ndi inyuma y'Amavubi twese inyuma y'Amavubi yego Wasili aya Mavubi turayumvisha i Kigali Benin oya Amavubi arumvisha Benin Kigali nicyo twifuza nk'abaturarwanda twese ni nayo mpamvu ngira ngo mwabibonye ko nyine amaraso mashya yatangiye muri fan club y'Amavubi ntago mwari musanzwe mubona njyewe mwabonaga abandi si kuvuga ko habayemo impinduka yego ahubwo nuko byabaye ngombwa ko bagomba kongeramo n'izindi mbaraga kugira ngo tuze kuba turi benshi hano duhe kuri rekritoma mbere yuko oya Amavubi se igihugu ubwitange igihugu rwose tuba tugomba kukirasanira buri wese mu ruhande rwe ikintu cya mbere rero uyu wa gatanu ni match ikomeye ngira ngo buri muturarwanda wese arabizi neza ko ntago twigeze tugera kuri level yaho u Rwanda rushobora kugira amanota angana nk'aya ngaya abantu barimo barabona u Rwanda rufite amanota 11 abanyarwanda tuyabonye gake ariko noneho ntago turanyurwa kubera ko haracyari andi manota yo guhatanira twebwe abaturarwanda twese ntekereza ko iyi campaign yo gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi ijya gutangira ntago twigeze dutuma Amavubi ngo bijye mu gikombe cy'isi oya turabizi neza ko kujya mu gikombe cy'isi wajyayo bibaye byiza ukabona akayira ko gupfumuriramo ariko noneho twebwe icyo twatumye equipe nationale nuko maximiza amanota yose ashoboka ibi bifasha iki nitumara kumaximiza amanota yose ashoboka ntitugire amanota 2-1 ubusa nkuko twabigiraga mu minsi ishize biraza kudufasha kwimuka muri poti yego
ibyo rero iyo uri kwimuka mu gakangara wari usanzwe ubamo ubwo icyo ushaka kubabwira kuva mu 11 abanyarwanda tuyabonye gake, ariko noneho ntago turanyurwa kubera ko haracyari andi manota yo guhatanira. Twebwe abaturarwanda twese ntekereza ko iyi campaign yo gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi ijya gutangira, ntago twigeze dutuma Amavubi ngo mujye mu gikombe cy'isi. Oya, turabizi neza ko kujya mu gikombe cy'isi wajyayo bibaye byiza ukabona akayira ko gupfumuriramo, ariko noneho twebwe icyo twatumye equipe nationale ni ukumaximiza amanota yose ashoboka. Ibi bifasha iki? Nitumara kumaximiza amanota yose ashoboka ntitugire amanota 2-1 ubusa nk'uko twabigiraga mu minsi ishize, biraza kudufasha kwimuka muri poti. Yego, ibyo rero iyo uri kwimuka mu gakangara wari usanzwe ubamo, ubwo icyo ushaka kubabwira kuva mu 11 abanyarwanda tuyabonye gake, ariko noneho ntago turanyurwa kubera ko haracyari andi manota yo guhatanira. Twebwe abaturarwanda twese mu gakangara abantu kugira ngo babisobanukirwe barabizi ko buri kwezi hasohoka FIFA ranking. Yego, ikipe swat kuko yakoze neza ikigira imbere mu manota cyangwa ikajya inyuma. Yego, icyo gihe rero nitujya kujya muri tombora y'ubutaha, yaba ari iya AFCON yaba ari na qualification z'igikombe cy'isi, icyo gihe u Rwanda rwisanga nyine ahantu heza, rwiplus ahantu heza mu gihe hagiye kuba tombora y'iryo rushanwa. ni byiza cyane gukorana n'abantu bize, mva kandi biba ari byiza. Niyo mpamvu rero iyi campaign itangira, icy'ingenzi twasabaga Torsten wayitangiye, ntago twamubwiraga ngo tujyane mu gikombe cy'isi. Oya, twebwe twereke ko dushobora kubikora. Twebwe ereka abanyarwanda ko bishoboka ko ikipe y'igihugu Stade Amahoro ihinduka ahantu buri kipe yose igomba kugera, ikaba ibizi neza ko nta muntu uhava. Birashoboka ko twazajya muri Benin tukatsindirwa cyangwa tukanganyiriza, birashoboka ko twajya muri Afrika y'Epfo tukanganyiriza cyangwa tukaba twatsindirwa, icyo nta kibazo. Ariko noneho muri campaign nshya yo guhatanira itike kujya mu gikombe cy'isi muri 2026, iyi Stade Amahoro hahindura ahantu habi cyane buri kipe itagirota kujya. Icyo nicyo cyambere, icyo ni ikintu cyubakwa, ni ikintu cyubakwa kidakorwa igihe gito, ahubwo cyubakwa cy'igihe kinini, ku buryo umukinnyi wese w'Amavubi kuva kuri kapiteni Jihad kugeza kuri Intwari Fiacre n'abandi bose, ako kantu ko kuba bigishoboka ari cyo ubona cyizere ko wenda abanyarwanda baza bari benshi muri Stade Amahoro, cyane ko ari nacyo abakinnyi bakeneye. Nicyo kintu ndi gushishikariza buri muntu wese ukurikiye Radio Rwanda aka kanya, igera mu gihugu hose kubw'amahirwe naho dutangiriye campaign. Buri munyarwanda wese urimo urumva Radio Rwanda na Jihad umunsi azaba ari kuganira n'itangazamakuru ku munsi wo kuwa 4, kapiteni ndabizi neza ko ari cyo kintu azasaba abaturarwanda. Reka twebwe tubanze dukore devoir yacu tuyirangize, aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu 11 n'abandi b'abasimbura bazaba bicaye ku ntebe n'umutoza Dera Murushi babanze bahatubone kwa. Ese bo nabaki? Bo nabaki konse ko utagibura igisubizo vuba. Nabo nabazungu ariko nabyo turaza kubigeraho. Ikintu cya mbere, umukoro wa mbere twebwe nk'abaturarwanda dufite ni ukuba turi muri stade, tuhagere mbere na mbere, kubera ko inshuro zose muri iyi campaign yo gushaka itike y'igikombe cy'isi n'iy'Afrika yabanje, igihe cyose mwagiye muhagera mwarabibonye ko mutigeze mutenguha. Barebe match ya Nigeria, barebe iyo match ya Benin navugaga, bagende bari ari match nyinshi aba basore nziza bagiye baduhereza. Ubuheruka ukwezi gushize bari kumwe na Samir, ngira ngo abantu barabibonye ko twagiye gutsindira Zimbabwe muri Afrika y'Epfo. Iyo Zimbabwe rero twagiye gutsindira hariya, iyo vibe ntago irarangira. Ayo mahirwe nayo turacyayafite hano. Niyo mpamvu ngende ndimo ndasaba abaturarwanda ko iriya nsinzi twagize ya Zimbabwe muri Afrika y'Epfo ni muze tuyiganure noneho muri Stade Amahoro, amaso ku maso. Ibi byishimo baduhaye hariya, reka tuze tubashimire noneho muri Stade Amahoro, tube duhari uru rugendo dutangirane n'aba basore. Icyo nicyo kintu cyonyine ndi kwisabira abaturarwanda. Ese abanyarwanda barasabwa iki? Kuko ku munsi w'ejo n'batarejo bundi nabonye ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa bashyiraho uburyo igisabwa kugira ngo abantu baze kureba uyu mukino. Abantu benshi mbona bavuze ati ibyo bintu byanyu by'ibiciro mubireke n'ubundi tuzazigura abandi binjirira ubuntu. Umunyarwanda arasabwa iki kugira ngo aze muri Stade Amahoro ku wa 5? Wowe nk'umuntu noneho uri kwishakira abafana bazaze ryari kugira ngo baze bashyushye Stade Amahoro hakiri kare umukinnyi yinjire kabisa feelinga mu rugo? Icyambere reka tubanze tugaruke ku biciro by'uyu mukino.
tuzishyura amafaranga 2,000 hasi no hejuru. Iyo turimo turavuga hasi no hejuru ngira ngo abantu basanzwe bazi stade Amahoro murahita mubyumva. handi twisanga Iyo twese. tubishyize mu cyongereza ni upper ball na lower ball. Yego. Hahandi hasi ku muzenguruko w'ikibuga na etaje iri hejuru yaho gatoya hariya hasanzwe hose, usibye ko stade Amahoro yose buri muntu wese aba yicaye muri VIP na VVIP. Ni 2 hasi no hejuru. Hanyuma VIP zaba ari inote y'20,000. Hanyuma kaza business suite twashyize ku 30,000, 50,000 VVIP. 100,000 ni executive seat, skybox twashyize kuri 1,000,000. Iyo turimo turavuga executive seat ni umwanya umwe ushobora kugura muri skybox. Hanyuma uguriye rimwe skybox tuyimuhera 1,000,000. Yes. Ariko hari umuntu udafite abantu bazana muri iyo skybox, hari umuntu udafite iyo 1,000,000 yo kugura skybox yose. Niyo mpamvu dushyiraho intebe imwe muri skybox. Mushobora no guhurira muri skybox muri abantu batandukanye badafite naho bahurira.